Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ngewe ugiriwe ubuntu aka kanya bwo guhagarara hano imbere y'iteraniro ringana gutya. I'm the one who have received this grace to stand before the big congregation. Banyita Prosper HABINCUTI My names are Prosper HABINCUTI, cyangwa se Papa Mbuto or you call me Papa Mbuto, cyangwa Papa Chris or you can call me Papa Chris. cyangwa Papa Helga Again, you call me Papa Erige, cyangwa Papa Heaven. or you call me Papa Kevin. Ndi umupapa w'abana bane I'm a father of 4 children n'umugore umwe. and one wife as well. Ntari nagira ikintu mbabwira ku buzima bw'itorero, ndi kugira ngo twifashishe Bibiliya banze mbasomera icyanditswe muri Yohana. And before I share with you the life of the church, I will first of all read one verse in the book of John. Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 kugera kuri 13. It is written in John chapter 1 from verse 11 to 13. Nimba mwahageze twasoma. Can you read? Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. He came to his own and his own did not receive him. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. But as men as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Thank you. Ubuzima bwo kwinjira mu itorero nabanje kuba mu bantu bahakana ijambo ry'Imana, niko nabivuga. Actually, before I started this life in the church, I lived with the people who were against God. Ko mbere yo kuza mu itorero hano nari umwisilamu. So I used to be a Muslim before coming here. Ariko kugira ngo nze hano byabaye urugendo rurerure, ko byabaye ngombwa yuko madame ari ubanza kuza arwana intambara nyinshi yo kugira ngo ngere hano. So it was a long journey because he started when my wife came, and she fought a lot for me to be also a part of you here. Ku buryo nshobora kuba narabaye n'umusitare mu bantu ba mbere birukanye abashumba mu rugo rwe. And I can say that I'm a superstar or among of those who rejected the preachers, especially in my house. Hari abashumba barimo Pastor Bureze bazi inkoni cyangwa se igitsure nari mfite mu rugo iwanjye. And Pastor Bureze can witness how I was a bad person in my house. Ariko kubw'ubushake bw'Imana n'ubuntu bw'Imana buriya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkoni ihira igihe. But by the will and the grace of God, as the parable of Kinyarwanda says, that there will be a due time. Bishobora kuba bujya kujya kubanza guteka, umuntu ategura ibiryo cyangwa se akajya ku isoko kubigura. So you know that before cooking, you first go to the shop and you buy and prepare. Bishobora kuba muri izo nzira zose nanyuzemo, cyangwa se natumye abandi batekereza ibintu bibi kuri ngewe, cyangwa babaho nabi kubera kudasenga kwanjye, ari iyo nkono itari hakagera igihe cyo gushya. I can probably say that maybe that time it was not my due time, and I caused several problems to some people because of the time have not yet come. Ariko kubwo amaraso ya Yesu Kristo yamenetse rimwe rizima ngo bibe bihagije iteka. But by the blood of Jesus, which was shed once for all,
nibyo mubona mpagaze hano ndi gushima Imana. That's why you see me standing here witnessing the works of God. Mu rugendo rwanjye rero rwo kugera hano habayemo ibintu birebire ku buryo umuntu atabivuga hano iminota 5 cyangwa 10, ahubwo kereka bibaye umunsi wose. So the journey of mine to come to this place, it can't be spoken within 5 or 10 minutes unless I'm given the whole day. Ariko burya nubwo cyaba sinzi uko bapima amaraso uburemere bwaho, nubwo byaba inusu y'igarama y'amaraso ya Yesu, nubwo yagutonyangiriza ku mubiri gusa, ibyo ari byo byose aba yakwinjiyemo. So but I don't know how we can measure the blood of Jesus, but even if it's a half of 1 gram, if it is shed on you, it is enough. Mpagaze hano rero gushima ko nakiriye ubuntu bw'Imana, kubw'ubuntu ahubwo atari ubw'imirimo myiza nkora cyangwa se imirimo myiza nzakora, ahubwo ari ubushake bw'Imana n'ububasha bwayo bikaba bihagije iteka. I am here to testify that by His grace I'm alive, and I'm here not because of the works of mine, even the works I expect to do, but only by His grace. Murakoze, Yesu aduhana umugisha. I thank you. May God bless you.